mbabwira akantu kamwe bazaho mbihera bazahano mbihera ariko maze imyaka 4 nubatse urumva ari myinshi undebye ntiwagira ngo mbyaye nka 7 mumbwiza ukuri ariko sibyo rata ndacyari umugeni rero ahari reka mbifate gutyo impamvu mbababwiye ni iyi hari igihe cyageze mu bantu bageragerejwe mu bukumi mbamo kuko rwose narageragejwe ndabibona ko ngeragejwe hanyuma rero Imana yambwiye kera nigaga mu wa 2 segonderi irambwira ngo inyubakiye urugo ngo igiye ngo izanyubakira urugo mu byukuri nari nagiye gusenga nsaba minerivare ariko Imana irambwira ngo nzakubakira urugo mu nkurikirane mwumva icyo nshaka kuvuga ndashaka kuvuga imbaraga ziki sawa rero Imana ishimwe bare abanyihoreye ariko hano muri kunyumva hanyuma rero ndabireka mbibika aho ngaho ngo bigere 2011 Imana iti ndaje ngukoreye ubukwe ngo bigere 2012 iti nyamara ndihuze ndagira ngo mbabwire ko 2012 nta fiance nari mfite kandi uwampanuriye yampaye ukwezi amani itariki muri uwo mwaka mbona birahise biragenda nta na fiance ngize bigera 2013 umukobwa mwaturuka ahantu yitwa mu Ruhango mu majyepfo wacu ni Muhanga araza arambwira tumva ko Uwiteka yakuntumyeho nari ndi mu masengesho y'iminsi 2 arambwira ati Imana yambwiye ngo genda wandika amajyambere cyangwa ibishingiranwa kuko ndaje vuba ngo ushingire aro sawa hanyuma rero ndagenda amajyambere sinari nyazi n'ibishingiranwa sinari mbizi bibwira abantu b'inshuti zanjye ndababwira Imana yambwiye gutya nandika ibi nibi kubera ko Imana iraje inkingire niko yambwiye bakibyumva bakoma amashyi barishima baranezerwa bati ubwo ngubwo Imana igiye kugukorera ubukwe murabyibuka ko ntari nabona sheri hanyuma rero barayandika ariko uko bayandika umwe akavuga ati reka mpite njya kugura amasorori undi ati nanjye ndagura ibikombe undi ati nanjye reka muhe igitenge rega baritanga fundraising ikorwa amajyambere cyandiko ariko harya mbabwiye ko maze imyaka ingahe nubatse sawa rero ubwo turi muri 2000 na kangahe na 10 na kangahe turi kwandika amajyambere muri 2010 na kangahe na gatatu Imana ibaho umugisha mwinshi ikintu cyabayeho ni iki ngiki baragiye bagura na mare babibikamo bashyira mu igufuri n'urufunguzo bararutwara kuko iwacu rwose ibyo bintu twabonaga ari nk'ibintu bishyashya ntago twari tubifite hanyuma rero bukeye haza umuntu w'umuhungu kundambagiza nuko bukeye abivamo kandi ubwo jewe nari nishimye ndavuga ntago nari ndi wa mukobwa uvuga ngo reka mbanze mbitekerezeho ntago byo kubitekerezaho nari mbizi yarazaga nti ni wowe Imana imbwiye tugende mfite n'amajyambere hanyuma rero ibya mbere birapfa ibya kabiri nabyo birapfa ibya gatatu bipfa twamaze kugera kwa pasiteri twamaze gukoresha ibintu byo mu nzu ariko bataratwerekana twamaze kudekarara umushinga nabyo birapfa ibya kane nabyo birapfa mayenga bibaye byinshi ariko reka ndekera aho ngaho rero ibyo ngibyo bimaze gupfa ibyapfuye rero ibya kane kambabwira ibya kane ubwo bimwe bindi ndabibikira bazansura hanyuma rero ibya kane byo byari bikaze narerekanwe mwitorero sibyo batangiye kuzima ntago bakiri kunyikiriza nderekanwa mwitorero irembo turarifata dukurikirana inyigisho z'umubano turaziga amezi 3 turayarangiza ariko ku munota wa nyuma ubukwe bubura ukwezi kumwe sheri ansezeraho ndagira ngo mbabwire ko nari naragiye ahantu hitwa Inyamagabe kubwirizayo naho umuhanuzi ati njyewe ndi Uwiteka vuganye nawe ngo ukoreye ubukwe Abanyamagabe sumba bati muzane igiturisho hano
dutanga amafaranga ya invitation. Amafaranga ya invitation nari nyaryamanye, amajyambere amwe namwe nyabitse, abanyamirimo narabapanze, birapfa. Nuko birapfa, bipfa 2015. Nyuma ya 2015 nahuye n'urugamba. Uruki barokore murimo muribuka ijambo nshaka kuvuga, imbaraga z'umusaraba. Hari umubyeyi umwe yaraje arambwira ati impamvu bihora bipfa urayizi, ngwino tujye gusenga. Aramagurukana arantegera njyana ahantu hamwe ntari bubabwire kugira ngo umutekano w'urindwi. Turagenda anjyana yanyinjizayo mu cyumba. Umubyeyi waho aransengera. Sinzi niba yarageze hano, niba ari hano simbizi, mperuka iyo 2015. Aransengera arangije arambwira ngo kugira ngo uruzingo rucike ndaguha umuti w'ibihumbi 3. Muracyahari? Ndagira ngo mbabwire ko nababaye umubabaro, ndakara n'uburakari. Ngira Yesu nubutangiye kuneza abantu bamimita. Amereza agacupa kaniri arambwira ngo uyu muti ni uzaca uruzingo rukuzengurutse. Ndamureba ndamubwira nti ibintu Yesu yananiwe ni wabishobora. Icya kabiri, umugabo w'ibihumbi 3 sinamugeza imuhanga. Nigumana umuti wawe nanjye ndagiye. Noneho rero hari igihe ibintu bikurya ukajya ugira ngo ntibizongera kwemera. Reba ku musaraba. Haleluya, haleluya. Ndagira ngo nkubwire ngo ibikomere watewe n'iwanyu, ibikomere watewe na sosiyete, ibikomere wagiriye muri uru rugendo, nta mafaranga zabyomo rutegereje, nta myambaro uzambara myiza ngo utwemeze, nayo nta biro nziza uzicaramo ngo bicire. Igisubizo kiri ahantu hamwe, ni ku musaraba. Haleluya. Kiri ahantu hamwe, ni ku musaraba. Ongera wizere imbaraga z'umusaraba. Ahantu bari bakujyanye turumbukayo, vayo. Undi mupapa araza arambwira ati impamvu wowe batakubengukwa nuko nta muntu uzi mu ntege zawe. Mfite umusore ni umudiaspora aba muri Kenya, genda tujye muri studio wifotoze intege zigaragara. Kugira ngo ukunde ubone umugabo. Ndagira ngo mbabwire ko nabo naboneye mu bukumi, ariko ndashimira Yesu. Nyuma y'imyaka 7 ibyo bipfuye n'ibindi navuze bipfuye, mbona Yesu araje. Mbona azanye umusore, araza arambwira ati nagukunda. Naye ndamubwira nijya mu bandi. Ndamubwira nibyo bintu ni ibintu numvise ni guhera 2013 ndabyumva kugeza na n'uyu munsi. Ndamubwira nubwo ufite imbaraga ki ziri bunkure mu bukumi ukabasha kungira umugore. Ati jewe ndaje. Ndamubwira ibintu byinshi. Ndamubwira nibambengeye ko ndi umuvuga butumwa ndiwe, ni kandi nkubwije ukuri sineze kubireka. Ndamubwira ni Yesu aruta abasore bose bangeze imbere, naho kugira ngo mpfe nakorera Yesu napfa nashatse umugabo nubwo ntari umubikira. Arikanga namwe murumva ko nari narahahamutse, ariko ndamushimira ko yanyemeye, akanyemera rumbiya zangutiye abandi banze yarazemeye. Nivuga butumwa murabona ko ndi Musanze. Ubu ngubu arabyuka akambwira ati ngiye gusenga. Kubera iki? Kubera ko nyine yaje yabyemeye. Rero ndagira ngo mbabwire, nabonye umugabo utari wa 3, mbona umugabo nambaye mini, mbona umugabo rwose, mbona umugabo uvuye he? Igorogota.
imbaraga z'umusaraba zikiza uburibwe. Mose bari mu butayu ngo bariwe n'inzoka nyinshi z'ubusabwe. Imana ibwira Mose ngo nta handi hantu ubu bwoko bwakirira, manika igiti, nurangiza ushireho iyo nzoka. Umuntu wese uzagira kwizera akareba iyo nzoka azakira uburibwe abe muzima. Nagira ngo mbabwire ko Mose yashinze igiti akimanika mu butayu, arangije ashyiraho inzoka y'umuringa. Ariko ikintu kibabaza kinatangaza ni uko yatanze itangazo bose babyumva, akavuga ngo umuntu uri bwubure umutwe akareba kuri iyi nzoka arakira uburibwe bwe abe muzima. Hari abantu bapfuye inzoka y'umuringa imanitse ku giti, banze kubura amaso gusa ngo barebe inzoka. Hari abandi bayipfanye ihari kubera gusa kwanga kunegirija. Ndagira ngo rero mbabwire ngo ijambo ry'umusaraba kubarimbuka niki? Nta kintu na kimwe wakora ngo bihinduke. Nayo wazura ba Mose na ba Lazaro ntibabihindura. Ijambo ry'umusaraba kubarimbuka niki? Ni ubupfu. Ariko kuri twebwe abakizwa ni imbaraga z'Imana. Ntuzapfe gupfa kandi Yesu yaragiye ku musaraba. Iyo tuvuze umusaraba tuvuga Yesu wawubambweho. Haleluya! Nituvuga umusaraba tuvuga Yesu wawubambweho. Uwagiye ku musaraba ni umunyabushobozi bwinshi, nta gikomere na kimwe atakiza. Reka mbabwire ibintu nakunda. Ntabwo nkunda abantu bamaze imyaka 30 mu rusengero barya igaburo ryera, barya umubiri bakanywa amaraso, bakamara imyaka 30 bakirata ibikomere bagize. Yesu yakumariye iki? Yesu mu buzima bwawe niki yakumariye? Abandi bagenda mu buyobozi butandukanye, ukareba itandukaniro ry'umuntu w'umunyabwenge bw'isi n'itandukaniro ry'umuntu wamenye Kristo ukaribura. Wari ukwiriye kugira itandukaniro ry'umuntu wageze ku musaraba n'utarahageze, ry'umuntu wize kaminuza n'umuntu wageze ku musaraba. Ku musaraba hava ubwenge bwuzuye, ku musaraba hava amahoro menshi, ku musaraba hava urukundo rwinshi, ku musaraba hava imbabazi zitabonerwa ahandi hantu aho ariho hose. Ku musaraba niho umuntu abonera urwandiko rw'ijuru rutari urwa ADEPR. Ndagira ngo nsoze mbabwira ngo imbaraga z'umusaraba ntizigeze zigabanurwa n'ibihe. Ntabwo imbaraga z'umusaraba zigeze zigabanywa n'ibihe. Ntabwo abantu bakizwa cyane cyangwa gahoro bagabanya imbaraga z'umusaraba. Nushaka ukizwa cyane cyangwa ubyoroshye, imbaraga z'umusaraba ziracyari za zindi. Kubarimbuka ni ubupfu, kubakizwa ni imbaraga. Haleluya rata. Ntabwo zigabanyika, ntabwo zigabanyika. Pawulo aravuga ngo sinyirata ikindi keretse umusaraba. Wanteye kureba iby'isi ntibibambwe, nabyo byanyitegereza bikambona mbambwe. Bikambona ngeze gute? Mbambwe. Iby'isi byajya bindeba bikabona ndabambwe, bikabura aho bimera, bikabura aho binturuka, bikambura. Nguko uko umusaraba ukora. Ibitari ibyo ngibyo murima muribesha, natwe mukatubesha. Ubundi gutunsengera warangiza ukama icupa ngo ni irya 3, kandi umaze kunsengera ngo no guhishurirwa ngo no kwerekwa, warangiza ukama icupa ryuzuye umuti ngo ni iry'ibihumbi 3.
imbaraga z'umusaraba zibaye nkeya ku rwego zishyigikirwa n'iyo miti.